Uko utekereza niko kugena aho uzagera mu buzima. Uko utekereza niko kugena niba uzagera ku ntego zawe cyangwa niba uzazivamo. Uko utekereza niko kugena niba uzibukwa cyangwa uzibagirana. Uko utekereza niko kugena niba uzihangana mu gihe ibintu bigoye, kuko nta muntu ubaho atagenda ahura n'ibigeragezo bikomeye. Uko utekereza niwo mutungo wawe ukomeye kurusha ibindi byose. Ufite agaciro kurusha kwiga ubucuruzi cyangwa ibijyanye n'imari. Ufite akamaro kurusha impamyabumenyi, amashuri cyangwa impapuro z'akazi. Ushobora no kukuzana amafaranga menshi kurusha muganga cyangwa umushoramari. Niba mu ntekerezo zawe wiyemeje ko nta kintu na kimwe kizagukoma mu nkokora, ubwo bizatuma ugera kure. Buri munsi ubaho ugira amahitamo. Uhitamo inzira yoroshye cyangwa inzira igoye iganisha ku ntsinzi. Inzira igoye iraruhije, igusaba kwihangana n'imbaraga, ariko iyo wihanganye ukayinyuramo niyo igufasha gutera imbere no kugera ku bintu by'agaciro. Nta kintu gifite agaciro ushobora kubona byoroshye. Iyo biba byoroshye abantu bose baba barabigezeho, ariko siko bimeze, kuko benshi birabananira bagahitamo ibyoroshye, bakagendera ku byo abandi bababwiye batinya kugerageza. Ikibabaje nuko inzira yoroshye uyitangira wumva ari nta kibazo, ariko inyuma ikakuzanira ingorane. Guhitamo ibyoroshye uyu munsi bizatuma uzahura n'ibibazo bikomeye ejo, ntacyo ubyungukiramo igihe kirekire. Ariko niba wiyemeje kugorwa no gukora cyane ubu, ejo hazaza uzabaho neza. Kugira ngo ugere ku byo abandi batageraho, ugomba gukora ibyo abandi batashoboye gukora. Ese witeguye kubikora? Uko utekereza nibyo bizagena niba uzaharanira inzozi zawe n'intego zawe. Nibyo bizagena niba uzaba mu bantu bake batigeze bacika intege, aribo 3% batanga akazi kuri babandi 97 baretse. Nibwo bizagera niba uzibukwa cyangwa uzibagirana. Ese wumva ufite ubushobozi bwo kubigeraho? Ese urava ku buzima cyangwa haracyari imbaraga ziri muri wowe? Niba waciye amayira y'ubuhungiro, nta kintu utegereje usibye intsinzi na plan B, uzagera ku ntego yawe. Niba usinzira amasaha menshi kurusha abo muhanganye, nyamara ukavuga ko uri gukora cyane, byuka kare. Ariko ikiruta byose, byuka ubyumve neza mu mutwe. Niba uzi ko ushobora gukora byinshi, kora byinshi. Si ukubwira abandi, ahubwo wibaze mu mutima wawe. Ese nshobora gukora birenzeho? Ese nshobora kwigomwa isaha imwe yo gusinzira cyangwa guhera kuri televiziyo na YouTube? Abaherwe ntibareba filime z'urukundo saa 9 z'ijoro. Rwose nabikubwira. Baba bari gukora cyane bashaka amahirwe wowe uri kubura kuko uri kuruhuka, ukishimira ibyoroshye. Inzira yoroshye ni ikuzanira ibindi uretse ibihe bigoye. Ese wumva ushoboye? Ese uri bucika intege cyangwa haracyari umurava muri wowe? Ibitekerezo bibi nibyo bikuzanira intambwe yawe kurusha ikindi cyose. Reka nongere, abaherwe ntibapfusha ubusa amasaha bareba ibiganiro bitabafasha, barimo gushakisha uburyo bwo gutsinda. Niba hari icyo bikunguye, kora subscribe, unatange comment, utubwire uko ubitekereza. Rwanda Event TV, ndabakunda, mugira amahoro n'amafaranga.